Banyarwandakazi nongeye kubasaba inshuti bakunze bacu mudemo kudukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko budemo cyane ibiganiro amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza, nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Iyi ni ifoto ikomeje kuba yavugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni ifoto ikomeje kuba yacicikanira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bakomeje kugenda bayigarukaho. Impamvu nyamukuru bari kugenda bagaruka kuri iyi foto, nawe nk'uko uri kubona muri sikirini yawe, ni ibintu bikomeye cyane cyangwa se ni ibintu byatunguye abantu batari bakeya. Bamwe bati hariya mu karere ka Rubavu habereye ibitangaza, abandi bati ishanura hariya mu karere ka Rubavu. Bifate uko uri kubyumva cyangwa se bifate uko uri kubibona wowe, ukurikije uko uri kubibona muri sikirini yawe, urebe ukuntu wabyita cyangwa se bishakira izina, urebe ko nimba ari ibitangaza cyangwa se ari ishanura ryaba ribereye hariya mu karere ka Rubavu. Hariya mu karere ka Rubavu rero haje kuba hafatirwa imodoka yavaga hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo yari ipakiye inkoko cyangwa se icyo bita isake, iri gupima ibiro birenga 300 mw'abantu mwe. Nawe urebe isake y'ibiro 300 bahambije iminyururu ndetse ipakiwe na fuso iremereye cyane, amwe mu makamyo ajya kuzana ibintu mu bihugu byo hanze by'ibituranyi. Ni ibintu bije kuba byatungura abantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo iyi modoka yafatirwaga hariya mu karere ka Rubavu utaragera kuri gare ya Maboko, nubwo uri kubona ko abantu benshi cyane bashungeye ndetse n'imodoka za polisi zajyanaga ziri ku ruhande cyangwa zari ziparitse ku ruhande. Ni ibintu byaje kuba byatungura abantu batuye hariya mu karere ka Rubavu, dore ko bo baje kumirwa cyangwa se baravuga ngo ibitangaza bibereye hano ngaho mu karere ka Rubavu biteye ubwoba cyane. Yes, niba ugeze kuri channel bwa mbere rero kanda kuri buto ya subscribe, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news, amakuru abagezweho ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, amakuru abagenda avugwa haba mu myidagaduro, ubukungu, imikino n'andi makuru menshi cyane aba ari kugenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye. Yes, nguko rero ibintu bije kuba byabera hariya mu karere ka Rubavu byaje kuba byatungura abantu batari bakeya, dore ko baje kuba banahagarika uyu mushoferi wari witwaye, dore ko yari umukongomani. Mu kinyarwanda gike cyane yavuze ko ari kwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi nanone cya Uganda. Avuga ko iyi nkoko ari umukire cyangwa se ari umuntu uyimuhaye ngo aze kuba yajyana mu gihugu cya Uganda, ariko akifashisha umuhanda wa Rubavu anyura Musanze, agatunguka kuri base ndetse kaza kwambukira hariya mu karere ka Gicumbi. Nibwo yari kuza anyuza iyi nkoko ayambukije anyuze muri izo nzira nyine. Ubwo iyi we yatangaje ukwe, avuga ko nawe yaje kuba yahabwa ikiraka, ntago yari azi ko ibintu byagera kuri urwego cyangwa se byagera kuri iyi level. Ariko mw'abantu mwe, ibintu byaje kuba byatungura abantu benshi bagiye batandukanye, dore ko n'abaturage hariya mu karere ka Rubavu cyangwa se na polisi ubwayo mu karere ka Rubavu byabanje kuyitungura, irebye cyangwa se yitegereje ibona ni ibintu biteye ubwoba cyane cyangwa se ni ibintu bidasanzwe. Mu by'ukuri mw'abantu mwe murabizi, nta muntu ujya worora inkoko ngo irenze ibiro, ikabije ntabwo yaneze wenda ibiro 15, ariko iyo yakabije ni inkoko iremereye cyane. Nawe tekereza inkoko baje kuba bahambiza iminyururu nk'uko uri kubona muri screen yawe. Ni ibintu byaje gutungura abantu benshi batari bakeya muri rusange, dore ko n'abaturage ubwabo batarimo kugenda babyiyumvishamo, kuko ni ibintu bitungura cyangwa se ni ibintu by'ibitangaza utamenya uko bimeze. Yes, iyi modoka rero ije kuba yafatirwa hariya mu karere ka Rubavu, iri kwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, dore ko ari kwambukira ku mupaka wa Gatuna hariya mu karere ka Gicumbi. Yes, reka mbashimire mwewe mwatarimo kudukurikira cyangwa se udemo kugera ibiganiro bya Cardinal TV aho uri yagiye hatandukanye. Wowe wakanze kuri subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarikana icyo gihe ngo ukore kuri buto ya subscribe ujye ubona ibiganiro n'amakuru ku gihe. Njye nk'ibisanzwe mugenda mukomeza kubana kuri iyi Cardinal TV. Anitwa Pacifique, mukomeze kugira byiza ndabakunda cyane aho muri hagiye hatandukanye. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo n'amakuru azaba agezweho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yes, mukomeze kugira byiza ndabakunda cyane. Ciao ciao.